Amahoro ndabasuhuza ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose, ariko nagira ngo mbaze mbisegureho kubera ko hashize ibyumweru bigiye kuba bibiri nabagezaho ikiganiro mutegurirwa na Cool News. Nkuko twari tumaze iminsi tuganira kutubanga n'amabanga y'isano rya hafi na hafi ururimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza bifitanye. Ahangaha ndimo ndaganira n'abanyarwanda, ntabwo ndimo kuganira n'abongereza kuko nanjye ubwanjye ubabwira nubwo niko Cool News ariko ndi umunyarwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi turavangavanga izo ndimi zombi. Ijambo nirisohoka mu cyongereza nirisohoka mu kinyarwanda, ubwo ngubwo tubifate gutyo. Uwashaka agize icyo atumva mu kiganiro yabaza mugenzi we, yatubaza muri comments akavuga ati ibi ngibi ntabwo numvishe icyo ushaka kuvuga. Ariko uyu munsi gahunda ni ukuvangavanga izo ndimi nk'uko nsanzwe mbyumva n'ubundi, haba mu maradiyo yacu, mu biganiro njya numva kuri YouTube, kuri televiziyo, no mu buzima bwa buri munsi nsigaye numva mu Rwanda izo ndimi zombi bazivangavanga. Rero nanjye nta mpamvu yuko uyu munsi ntavangavanga, ndavuga kuvangavanga nyine, vangavanga izo ndimi zombi, kuzivangavanga kugira ngo twumve niba koko hari ikintu umuntu ari bwumve. Cyakora yewe ndahamya ko muri bubyumve, ndakora uko nshoboye ku buryo ikiganiro kiri bwumvikane, kandi haramutse hagize umuntu utumva icyo ijambo riniri ryaba rivuga haba mu cyongereza mu kinyarwanda, ashobora kwibaza nko muri komenti cyangwa se akegera mugenzi we akabaza ati mbese iri jambo riniri ngiri numvishije kuri Cool News. Iki kiganiro nyine Cool News niba bageze iki kiganiro, mukabaza muti ikiganiro numvishe kuri Cool News, iki kiganiro iri jambo riniri ko numvishe cyari cyo, bise ukabaza mugenzi wawe. Nabyo nta mpamvu yo kutegerana ngo tuganire ku magambo ari mu rurimi rwacu kandi tutumvikana. Turi abanyarwanda, turi abongereza, ku rurimi, ku mubiri, ndavuga ku ruhu, ibyo ngibyo ntabwo nabihamya. Ndagira ngo twebwe turabirabura, abandi ni abazungu. Aho ngaho wenda ibyo nabyo twazabiganiraho by'ubwirabura n'ubuzungu, ariko roho nta sura igira, uretse nta bara igira, n'ururimi narwo nta bara rigira. Ururimi ni sound rero, ntabwo bavuga ngo isa gutya, yumvikana gutya ariko ntabwo bavuga ngo isa gutya. Ubwo rero ntagitangaza ko ikinyarwanda n'icyongereza byaba ari ibivandimwe. Ikaze rero mu kiganiro mwateguriwe nyine na Cool News. Nk'uko nari maze kubibabwira mbiseguraho kubera ko maze igihe ntaboneka, nubwo nyine ntabibwiye mu buryo burambuye, ariko amasinga umurimo wanjye, amasinga ndi umuririmbyi. Hari igihe rero ngeraho ngaho nkajya gufata amajwi, nkajya mbeze mu mirimo y'ubuhanzi, imirimo yo kuririmba, bigatuma ntabona akanya ko gukora ikiganiro nk'iki ngiki. Urumva, ndaririmba amasinga, ndirimba u Rwanda, ndirimba mbese ndirimba ibisingizo byo gusingiza Imana. Ubwo nyine nagira ngo mbonereho no gusuhuza abantu bose batunzwe no baririmba basingiza Imana. N'undi muntu wese waba aririmba, ariko cyane cyane aririmba u Rwanda, umuntu mbese who sings for God, aririmbira Imana, kubera ko ibintu byose byaba ibibi n'ibyiza, ibintu byose
n'Imana yatumye bibaho. Imana yadushyira ibintu hariya tukajya tubikoresha mu buryo dushakamo. Hari rero abafata inzira y'ikibi, hari n'abafata inzira y'icyiza. Abo ngabo mbatera inkunga, ndabashyigikiye. Hari n'abafata inzira y'ikibi cyane cyane nk'abantu baririmba ibintu by'inzangano n'ibiki byose, mbese nk'abo ngabo nta nubwo nabita ngo ni abaririmbyi, ntabwo ari abasingazo. Abo ngabo hari ukundi ukuntu umuntu yabitangira. Ngewe rero amasinga missing, urumva. Ubwo rero iyo mirimo niyo nari nagiyemo, bituma ntabona akanya ko kubagezaho ikiganiro nk'uko bisanzwe. Munyihanganire. Uyu munsi ari nagira ngo tujye tunyaruka no ku mateka, tujye muri za amateka, ariko harya bayita mu Cyongereza history, ibintu by'amateka, ariko atari ibingibi bya kinyamateka, amateka ya history, uko ibintu byagiye biba mu kera, cyane cyane nko mu gihugu cyacu. Hari umugabo hari umwami nakundaga cyane, nakunze cyane kubera amagambo ye. Uriya kuba intwari, hari abantu b'intwari ariko batafashe umuheto ngo barwane, ariko bakita intwari kubera ijambo yagiye avuga. Ndagira ngo mujya mwumva nk'aba Thomas Sankara kubera amagambo yabo, nk'abariya ba Mwalimu Nyerere Julius bariya muri Tanzania, ndetse kubera amagambo bagiye bavuga, amagambo y'amahame n'ubu ngubu tugenda tugenderaho, mbese bya gitwari cyane cyane, by'ubutwari cyane cyane byitwa Afurika ihanganye n'abagashaka buhaki. Umuntu rero akavuga ijambo rikatuma yitwa intwari. Barahari benshi intwari, urumva bavuga ngo intwari ntigwa ku ijambo nyine, cyangwa se intwari itagwa ku ijambo, kuko n'ijambo ni intwaro ikomeye cyane. Hari rero umwami mpora mwibuka, ndamwubaha cyane, umwami witwa Musinga. Musinga hari ijambo yigeze kuvuga, avuga ngo ntugatatire u Rwanda, aho gutanga u Rwanda ngo ukarushyira mu maboko y'abatindi. Sinzi ukuntu yabivuze, ngo wakwemera ukarupfira, ngo n'ubundi ngo uzagenda ukarusiga. Ayo magambo muzayashake nko mu ndirimbo Umusinga umurasta bamwita Ras Mukasa. Hari indirimbo yaririmbye yitwa Ras Mukasa, ahubwo umunsi wese hariya i Nyamirambo, umunsi wurize cyane. Ras Mukasa yaririmbye indirimbo ayivanye nyine ku ijambo ry'umwami Musinga, avuga ngo aho bavuga iyo ndirimbo yitwa Kabeho Rwanda nziza, Kabeho Rwanda nziza. Ras Mukasa muzamubwira ibaririmbire, cyangwa se muvuge kuri radio bayibashyirireho mu iyo ndirimbo. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo y'injyana ya reggae, ariko aririmba ubwiza bw'u Rwanda, ariko agashyiramo nyine n'iryo jambo umwami Musinga yavuze. Ijambo rikomeye cyane. Abantu baririmba ni abantu baba bafite amabanga menshi cyane. Ibyo baririmba biba ari bikeya ugereranyije n'ibyo baba batekereza, kubera ko ntabwo wavuga ibintu byose mu ndirimbo ngo uzabirangize. Nicyo gitumye ngewe iyo umuntu ambwiye ngo ni Umusinga, ndamwubaha cyane, mwubaha cyane kurusha umucuranzi. Kuko Umusinga, umuririmbyi, ngira ngo umuririmbyi niwe bita singa. Umuririmbyi ni bene wa wundi uhimba amagambo cyangwa se uyaririmba, uririmba. Kuko hari abahimba amagambo ariko ntibaririmbe. Ndagira ngo abo ngabo ntabwo, ngira ngo namwita umuhimbyi cyangwa umuntu uhimba wandika indirimbo, ariko uririmba rero bene wa wundi ujya imbere y'abantu akaririmba.
uriya nawe yashyizeho injyana ye, umuhogo we, ijwi rye, amarangamutima ye. Ni ibintu nubaha cyane, ni nabyo bizavamo. Tuvuge nk'umuntu wanditse igisigo n'ukivuga, hari igihe usanga na bene babandi bakoma mu mashyi, bakomera mu mashyi urimo kuvuga cya gisigo. Uwacyanditse nta nubwo aba azi ko kirimo kuvuga. Biratandukanye. Niki gitinya abantu b'abaririmbyi, burya n'abantu bagira ijwi ribamo ingufu nyinshi cyane. Ijwi ribamo ingufu nyinshi cyane, amarangamutima. Nusi bituma usanga nk'umuntu yo yigana, basanga inshuro nyinshi bigana umuntu uririmba, ntabwo bigana uwanditse indirimbo. Sinzi n'ibyo bintu twumvika. Iyo rero ubaye noneho umuririmbyi ariko wandika n'indirimbo yawe, byo bibari ni inyanja, mbese ni nk'inyanja, ni ibintu birebire cyane. Abaririmbyi rero, abaririmbyi, umuntu avuze ati Amusinga ndamwubaha cyane, kubera nyine iyo ngiye mpita mbivanga. Iyo yambwiye ko ari umuririmbyi, mpita numva ko nyine yandika n'indirimbo, byose nkabivangavanga. Uwo muntu rero nkamwubaha cyane. Ntabwo ndimo kwishakira ibyubahiro, kuko Misinga genda umuririmbyi nanjye, ariko si ibyubahiro ndimo gusaba. Urumva, ntabwo ndimo kwisabira ibyubahiro. Cyakora mwumve nyine ubu ngubwo ntibitinye kera bajyaga bavuga ngo abaririmbyi, ndagira ngo ntabita abasazi, ariko hari ibintu bajyaga bavugaho bimeze nk'uko nguko. Urumva, ubu rero turi mu njyana, ariko noneho turi mu njyana z'ururimi n'ikinyarwanda n'icyongereza. Turimo turagerageza kubivangavanga kugira ngo ubwo muraza kuvuga muti wenda uyu muntu amagambo umenya none atangiye kumushirana, arimo aravangavanga ibinyarwanda n'ibyongereza, se ubu ngubu arimo aratubwira ibiki, cyangwa se arimo ararondogora, cyangwa se yaba nakoreshaga bya bindi byo bita ibiyobyabwenge. Hari n'ibyo nyine najyaga nita ngo ni ibiyoborabwenge. Urumva, umuntu abavuga ngo wenda nafasheho, oya, ibyo bintu ntabwo njya mbigeraho. Hari n'uwavuga ati wenda menya yanyoye kukayoga kuri ka biya, reka da, inzoga ntabwo nazo njya nkoraho. Ndimo ndavuga kubera ko ngewe iyo mvuga ikinyarwanda cyangwa se natekereje u Rwanda, umva njya bene handi wita ngo ni hayi, banagiye nyine banabaye hayi. Urumva, nkavuga u Rwanda nk'ubu ngubu naba nicaye, kuko ngiye mubabwira nyine nk'uko nigeze kubibabwiraho gato, ntabwo mba mu Rwanda. Mbese hari n'igihe mvuga harimo no kurukumbura, kubera ko niyo mba mu Rwanda ntabwo mba mu Rwanda buri munsi, ariko mu bitekerezo ko mba mpari buri munsi. Niyo itumye nduvuga mba ndi hayi, nk'ubu ngubu ndi hahandi hahanitse cyane. Urumva, hayi ngo hahanitse. Urumva, ariko ikinyarwanda n'icyongereza iryo naryo ni ijambo ngira ngo hayi hahanitse. Urumva, hayi hejuru nyine jyu. Urumva, icyo ni Igiswahili ngira ngo. Yes, nagira ngo rero nibwirire abakunda ibiganiro byanjye, ibiganiro bya Cool News, ko mbafitiye ijambo muri iki kiganiro turimo tuganira, ariko hari ndagira ngo namwe mwebwe mushobora kuza kuryibwira. Giye ku giti cyanjye ntabwo ndibabwire ngo ijambo nashatse kuvuga niri, ndagira ngo buri muntu akoreshe ubwenge bwe, nawe iryo jambo aryumve, kubera ko ari umunyarwanda. Buriya kuba umunyarwanda nabyo tubiganireho gatoya. Kuba umunyarwanda, ndagira ngo singiye kwigisha umuntu kuba umunyarwanda icyo ari cyo, ariko kuba umunyarwanda, ubunyarwanda ni spirit y'ubunyarwanda, nk'uko u Rwanda narwo ari spirit. Sinzi umwami wigeze kubivuga, mu Rwanda si igihugu ni igitekerezo. Umenya ari Cyilima Rujugira wabivuze ko u Rwanda atari igihugu, ahubwo ko ari igitekerezo. Kuba u Rwanda atari igihugu ari igitekerezo,
ubwo n'umunyarwanda nawe ubunyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ngo ndi gutya ngo ntuyana reka da, ni igitekerezo, kandi igitekerezo kiba hose. Igitekerezo aho uri utekereza u Rwanda ubwo uri mu Rwanda, kubera ko u Rwanda nyine nta mupaka rugira. Ibyo nyine ndagira ngo tugeze kubiganiraho gato igihe twavuga ku ijambo ryo bita land, tuvuga land na mind. Urumva land bishaka kuvuga wenda nk'isi cyangwa ubutaka cyangwa igihugu, hamwe na mind bishaka kuvuga nyine mind. Mbese ubwo umuntu yabyita ngo ikirane ibintu bijya kumera nka spirit. Urumva mind nk'umutima, umutima w'ubunyarwanda, umutima w'ubunyarwanda. Iyo uwo mutima w'ubunyarwanda ufite no ko aho uri hose uba uri mu Rwanda. Ngewe rero ni nacyo gitumye nahoze mvuga ngo niyo ndirimba nkunda kuririmba u Rwanda, amusinga ngasingiza u Rwanda, ngasingiza ibyiza, nkaririmba ibyiza by'u Rwanda nyine kimwe na Rasi Mukasa. Urumva ndavuga Rasi Mukasa, uyu musinga waririmbye nyine ijambo umwami Musinga yigeze kutugezaho. Umusinga nashaka kuvuga ni umuririmbyi nashaka kuvuga witwa Rasi Mukasa. Big up Ryan. Urumva ubwo rero iyo roho y'ubunyarwanda, roho ndagira ngo byo ni Igiswahili cyangwa spirit y'ubunyarwanda, byo ndagira ngo birumvikana. Spirit y'ubunyarwanda iba hose, turayigenda naho turi hose, tuba turi mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ejo hari umuntu turimo tuganira w'umunyarwanda, nza kumubwira ko yewe ku manywa mbese umubiri wanjye ni nk'imodoka itwaye roho yanjye. Noneho rero ya modoka iyo nyiparitse kwa kundi mba ngiye kuryama, ubu ngubu roho yanjye noneho iba free, mba ndi mu Rwanda, kubera ko nyine u Rwanda rutagira umupaka, nkaba ndi ahantu hose nyine. N'ikigitumye urumva twaraganiraga turaseka tugatembaga. Urumva roho yanjye, umubiri wanjye rero ni imodoka itwara u Rwanda. Urumva imodoka itwara u Rwanda, naho ngeze hose nkaba ndi mu Rwanda. Itwara u Rwanda kandi rutavuye aho ruri, kubera ntabwo rwava aho ruri kuko ruba ruri hose. Urumva keretse aho rugiye gushaka gutera imboni, noneho ya modoka ikarutwara. Urumva iyo modoka rero ni wowe aho uri hose mu isi yose. Waba uri mu Bushinwa, ubwo iyo modoka yawe wowe uri imodoka itwaye u Rwanda. Waba uri i Kigali ubu ngubu, cyangwa waba uri Ibyumba, cyangwa waba uri muri Amerika, ahantu hose, California, aho ari hose aho uherereye, ubwo uri imodoka y'u Rwanda. Nawe rero ubwo indani yawe harimo u Rwanda, noneho uwo mubiri wawe, ayo maguru yawe ni imodoka itwaye u Rwanda. Nubifata gutyo uzumva ko nyine ugendana n'u Rwanda, ahubwo uzajya ugenda uririmba u Rwanda aho uri hose, ururirimba aho uri hose. Urumva ujya uvuga utamusinga ndirimba u Rwanda aho ndi hose, ndarusingiza. Usingiza u Rwanda, iyo ugenda urusingiza, ururirimba, urusingiza, rukubamo nawe ukarubamo, nta n'ikibi gishobora. Icyo gihe niho uba ushyiraho ya mipaka ishobora gutuma kubuza ikintu cyose cyakwangisha u Rwanda, ikintu cyose cyagushamiranye n'umunyarwanda. Kuko iyo ushamiranye n'umunyarwanda uba ushamiranye nawe wowe ubwawe wenyine. Iyo ya spirit y'ubunyarwanda ikurimo, ahangaha noneho ndimo ndigisha ibintu byo gukunda u Rwanda. Urumva ukunda u Rwanda nk'umunyarwanda, ni ukuvuga ngo niba twemeye ko twebwe turi ibyo nagereranije n'imodoka u Rwanda rukoresha, spirit y'u Rwanda ikoresha kugira ngo ijye aho ishaka, kugaragaza icyo u Rwanda ari cyo, ya modoka ubwo ni umubiri wawe wowe kanaka, ariko indani harimo u Rwanda.
spirit y'u Rwanda. Iyo spirit y'u Rwanda rero nanjye aho nicaye, haba mu Bwongereza, haba mu Busuwisi, haba muri Australia, haba muri South Africa, aho nicaye, aho umunyarwanda wese ahari akaba afite u Rwanda mu mutwe, ni ukuvuga ko umunyarwanda ahora ari umwe kubera ko spirit y'u Rwanda ari imwe. Nta n'impamvu yo gushyamirana, si u Rwanda rwashyamirana n'u Rwanda. Aho hantu rero niho kuvuga ngo turi umwe, tukaza rero no kuzajya muri cya gitekerezo cya Musinga cy'uko u Rwanda udashobora kuruta mu maboko y'abatindi batagira umutima. Urumve, kuko iyo umunyarwanda aramutse ashyamiranye n'undi munyarwanda ababaye umutindi, rero ababaye umutindi, babaye wa mutindi Musinga yanga utagira umutima. Ushyamiranye ute? Wowe wose wafata roho imwe se yakuvamo ikavamo ebyiri zigatandukana kandi ari roho imwe zikarwana. Ibyo ngibyo nyine haba hajemo cya kintu cy'ubutindi. Ni nka kopi ibisohotse nabi mu mashini, urumva wowe ugashyiramo ifoto nzima, ariko ya foto yo imashini ikavanamo ifoto itagaragara neza. Ibyo nabyo ndagira ngo ibintu by'ifoto igihe twaganiraga kuri Alpha na Omega, mu biganiro njya ntanga tugeze kuganira kuri Alpha na Omega, tuvuga ko twese turi ba Alpha, abandi nabo bakaba Omega, ariko ko Alpha na Omega ari umwe nanone. Urumva, ibyo ndagira ngo tugeze kuwashaka yazasubira inyuma mu biganiro njya ntanga akumva icyo nashatse kubivugaho, cyangwa se tukazasubiraho tukabivuga ukundi. Kopi ni ukuvuga ngo uyu munyarwanda ashyamiranye n'undi munyarwanda, ubwo ni spirit y'umunyarwanda, ariko sinzi wenda imodoka ikaba wenda wayitwaye nko mu modoka, wenda imodoka irimo umwanda, noneho ya foto noneho ya spirit ikaba spoiled. Sinzi ukuntu umuntu yabivuga, igahindura isura, noneho yahindura isura ubu ngubwo mbese biba bibaye nka fotokopi mbi. Icyo kintu sinzi niba cyumvikana, ni ibintu bijya kumera nka bya bindi bita ngo ni philosophy, ariko umuntu ashatse kubyumva yabyumva, cyangwa se utabyumva neza ariko yumva bifite icyo byamujyanaho, yabaza mugenzi we cyangwa se najya akambaza muri comments tukamusubiza icyo dushatse kuvuga. Ni ukuvuga rero ngo nta mpamvu n'imwe ishobora gusobanura ukuntu umunyarwanda yashyamirana n'umunyarwanda kandi bose bafite ubunyarwanda. Nicyo kintu nshaka kwivugira. Ubwo rero nyine ndagira ngo mpe umuntu ndavuga agateka, icyubahiro cyinshi cyane, maximum respect ku musaza umwami Musinga. Nanjye nkabivuga nkanabiririmba kuko amusinga. Nashimira na Mukasa nyine nayo wabiririmbye, n'abandi bagiye babyandika, nigeze kujya mbisoma kuri internet, tukagenda gutyo nyine muri roho y'ubunyarwanda. Iyo tugenda na roho y'ubunyarwanda duhora turi abanyarwanda, ntabwo dushobora gushyamirana habe na gato. Ubwo rero tuba tubaye abuzukuru ba Musinga twese nk'abanyarwanda, kubera ko turimo tuganira nyine amagambo ajya kugirana isano n'amagambo y'Icyongereza, kandi ari amagambo mu by'ukuri y'Ikinyarwanda. Nigeze kubivuga ndavuga nti se ko ku Rwanda rutakorerwa n'Abongereza, uretse hariya mu Gisaka, ngira ngo agapande ko mu Gisaka kariya kaje no kujyana, ngira ngo n'igipande cyo muri Tanzania, kiri muri Tanzania ubu ngubu bita ngira ngo mu mubare. Aho gapande k'u Rwanda niko kakorerwa n'Abongereza, ariko twebwe ubundi ntabwo twigeze dukorerwa n'Abongereza. Ariko nk'uko nagiye mbivuga, ugasanga indimi zacu, ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda rufitanye isano rya hafi na hafi n'amagambo y'Icyongereza, ariko ayo magambo ntituyasangiye mu bihugu byakoronijwe ku mugaragaro n'Abongereza.
ugasanga twibwe amagambo yacu y'ikinyarwanda ahuye n'ay'abongereza mu cyongereza, mu rurimi rw'icyongereza ruvugwa kuri uyu munsi. Ibiganiro nagiye nkora mu minsi ishize byabanjiriza iki ngiki byose nagiye ngerageza gusobanurira amagambo. Sinzi umuntu duherutse kuganira arambwira ati bo bibwira ngo ninjye ubigoreka mbishaka kugira ngo mbihuze, ariko none wareba ubwo nari ndimo nisobanura. Mu bisanzwe ngiye ntabwo njya nkunda kwisobanura, nshobora gusobanura ariko ntabwo njya nisobanura. Nta mpamvu yo kwisobanura, keretse ari umuntu wambwiye ati sobanura neza numve ibi niba, ariko ntabwo umuntu yambaza ngo kuki ibi niba kwisobanura. Hari ibintu bita kwisobanura no gusobanura biratandukanye. Nshobora rero kujya nkaba nacira umuntu ku mayanja, umucira ku mayanja bakamusobanurira gatoya icyo nashakaga kuvuga. Ariko ibyo aha naho nagira ngo kuri ayo magambo, iyo ubona ijambo rivugwa kimwe n'irindi, ijambo ry'ikinyarwanda rivugwa kimwe n'ijambo ry'icyongereza, ukabona byanditswe kimwe kandi ukabona biregeranye mu bisobanuro, urabona birasobanura kimwe, nta mpamvu yo kuvuga ko ayo magambo ataba afite inkomoko imwe, rimwe ryaravuye ku rindi. Ni ukuvuga rimwe rikomoka ku rindi byanze bikunze. Nagiye ntanga ingero nyinshi, navuze ku Rwanda mvuga land, njya no kuri mind. Rwanda is not a land, is a mind. Najya muri mind nkasanga mind ni roho. Najya muri mind naturika ya mind nkasanga mind ni wind, kandi nkamaze ko wind ari umuyaga, kandi ko naho nkavuga nti ibi bintu bigomba kuba bifitanye isano byanze bikunze. Rwanda is not a land, it's a mind, and the mind is a wind. Urumva? And the wind has no border. Bakavuga rero ngo u Rwanda si igihugu, ni ukuvuga ruba hose. Kandi najya kureba land nkasanga landing, nasobanuye nk'uko indege imanuka mu kirere ijya ku butaka, landing nukuvuga ko iba urumva ikagenda irandaranda. Nagiye ku kantu ku ijambo ryo bita kuranda no kurandaranda nk'uruyuzi. Icyo gihe nasobanuraga ko Rwanda bitaba u Rwanda bitaba bikomoka ku nshinga Rwanda, ahubwo inshinga Rwanda byaba bikomoka ku Rwanda. Noneho nkagerageza, urumva ni gutyo. Ibyo rero nibyo nyine ngenda ngerageza kubona nk'amagambo y'icyongereza ajya gusa n'ay'ikinyarwanda, cyangwa se amagambo y'ikinyarwanda asa neza hafi na hafi n'amagambo y'icyongereza, ugasanga nkibaza niba icyongereza kidakomoka ku kinyarwanda cyangwa ikinyarwanda kidakomoka ku cyongereza, niba se bitavuka hamwe byaravukiye icyarimwe bikaba byaravangavanze ku mpamvu tutazi, kubera ko nyine tuzi ko ngiye ni nakombaho. Nagira ngo nabyo nzabikomozaho gatoya. Genzi ko ibintu byose, ibiremwa byose, abantu byose, ikintu bita humanity gikomoka iwacu mu Rwanda, ubuzima bukomoka iwacu mu Rwanda, abatuye isi bose bakomoka iwacu mu Rwanda. Mwavuga muti noneho si umugabo ibintu atujyanamo ni ibiki? Ariko ngewe nuko nguko mbaho, ntawe niteruyeho, ariko mbizi gutyo. Nuko mbana nabyo ko ibintu byose bikomoka mu Rwanda, mu gihugu cyacu, kandi u Rwanda nkaba nzi ko nyine rufite aho rutangirira ariko ntirugira aho rugarukira. Urumva? Ubwo nyine ni gutyo, turimo kuganira. Ndagira ngo abanyarwanda bari hose bihe ikintu bita big up, bumve ko ari abantu bakomeye, ahubwo bajye bahame mu gukomera, kuko inzangano zituma bajegera. Inzangano zituma bajegera, zigatuma bamwe bahaba,
amahirwe tugira nuko tugira Muhabura. Umuntu wese akareba kuri Muhabura akavuga ati hariya ni mu Rwanda, nuko akagaruka. Nk'uko bari abana ba Nowa bigeze ba Nowa, hari abigeze guhaba bajya muri za Mesopotamiya, bagezeho barahabuka. Ubwo ngubwo ndagira ngo nyine na Nowa ibye tuzabiganiraho, wasanga yanavuka naho ngaho mu Rwanda ntawamenya. Urumva niba ari ubuzima bukomoka, ubwo niho ariho abantu bakomoka, ubwo n'abato abavutse mbere yacu bose, ubwo tuzabiganira. Uzashaka azareke tuganire kuri icyo kiganiro twitonze. Ariko ubundi nagira twikomereze kuri amagambo y'Icyongereza. Ni kwe twavuze ku mwami witwa Musinga. Musinga tuvuga no ku muhungu waririmbye amagambo ye, Ras Mukasa, umurasta utuye hari Nyamirambo witwa Mukasa, waririmbye iriya ndirimbo Kabeho Rwanda nziza. Uwo Musinga uririmba reggae, ubwo yagiye muri gahunda mu buryo Musinga abonamo u Rwanda. Nacyo gitumye nanjye nk'ubu ngubu yaba byashobokaga ngo ndirimbe abantu, nakagombye kuba ndimo kumusingiza, ariko ngiye nkunze gusingiza Imana. Ariko ndagira ngo nta n'impamvu yo kudasingiza umwami. Ubwo nkaboneraho nyine no kuvuga umuntu wese who sings, aririmba u Rwanda, aririmba Imana, aho Imana ibisingizo, uwo munyarwanda wamenye ko mwubaha cyane, azanabimbwire. Yaba byakundaga ngo abimenyesha ati jyewe singiza Imana, singiza u Rwanda, singiza n'intwari z'u Rwanda, kandi amushinga. Uwo nguwo tuzaba dufite ya spirit imwe y'ubunyarwanda, kuko turi abaririmbyi, turi of course we are singers, kandi tukaririmba u Rwanda kuko turukunda, kuko ruturimo aho turi hose. Bene aho ngabo mbaye icyubahiro cyanjye cyose. Abaririmbyi bagutyo ndabubashye cyane. Abantu nubaha nanone bo by'umwihariko ni abantu basingiza Imana, kuko Imana nyine niyo yaturemye twese, niyo yaremye byose. Mbese duhereye ku mwuka duhumeka, duhereye ku byose, ariko cyane cyane n'icyo gitekerezo cyo gukunda, cyo gusingiza ibyo tugomba gusingiza Imana, gusingiza ibyo dushaka gushyira imbere, kugira ngo n'abandi babihe uwo mutima, bamenye ko uwo mutima wo gukunda ari umutima ukomoka ku Mana, kuko Imana iratubwira ngo mukunde Imana n'igihugu cyanyu, kandi mwubahe abayobozi banyu. Ndagira ngo Imana mbese niyo byose biduhereza gusingiza Imana rero, cyangwa gusingiza umuntu Imana yaguhaye, ariko utamurutishije Imana, cyangwa gusingiza igihugu cyawe. Urabizi cyane cyane nk'uko ibihugu ngubu bisa niba bishyambiranye, gukunda igihugu cyawe ukagisingiza, ukagishyira imbere mu bindi bihugu, ibintu nk'ibyo, ariko utabirutishije Imana. Nanone nibyo mvuga, kuko ibisingizo byose mu bisanzwe ni iby'Imana. Iyo ni ihame, ariko bitambujije no kurata igihugu cyanjye, no gutera ingabo mu bitugu umwami wanjye nk'umuntu, umutegetsi wanjye nk'umuntu,
numva nta gitangaza kirimo. Ibyo ngibyo rero nibyo nifuriza abasingaza bose bo mu Rwanda nyine. Mumbabarire niba ngiye navuga abasingaza ubundi nkavuga abaririmbyi ubundi nkavuga nuko no mu kiganiro nabitangiyeho mu Kinyarwanda mvuga ni turagenda tuvangavanga amagambo yose y'Ikinyarwanda n'Icyongereza kubera ko nabonye niho tugeze turavangavanga izo ndimi zombi, ariko kandi jewe nkaba nafite nyine ndavuga muri Kuru News dufite na wa mugambi kugira dushaka amagambo y'Ikinyarwanda ahuye n'Icyongereza. Aha rero ntarondogoye cyane uretse ko byanabaye, ndagira ngo twigarukire ku sinzi niba nta nubwo bikiri n'ubushakashatsi ahubwo ni ibiganiro bisanzwe. Uriya navuze singa shaka umuririmbyi, abanyarwanda turabafite abaririmbyi benshi. Ubwo ngubwo ahubwo nagira ngo mbonereho n'amashuri nshimira nk'umuntu waragize igitekerezo, nuko ntabwo babibona kera bavuga ngo abaririmbyi ngo ni ugasanga abaririmbyi ntibahabwa agaciro mu iterambere ry'igihugu mu buzima bwa buri munsi. Nyamara habaye umunsi mukuru bagahamagara abaririmbyi, habaye ibirori ibi n'ibi, habaye ndetse no mu byago, mu bintu byose yewe n'igihe habaye ibintu bijyanye na kwamamaza cyane nk'igihe cy'abantu babandi baba bashaka kwiyamamariza amatora n'ibibazo, ugasanga abaririmbyi no ku rugamba ugasanga indirimbo nizo zitanga icyo bita mu Gifaransa ngo ni morale, ikintu cyo kumenya nk'akanyabugabo, kwikomeza. Yewe n'igihe Abraham ni Yoshua, igihe Moise yari amaze Yoshua ageze ku nkike za Yeriko, abaririmbyi nibo bashyize imbere babandi bagendaga bavuza za trumpets, babyita ngo ikira ibintu bijya trumpets, sinzi ukuntu bazita mu Kinyarwanda. Urumva ntabwo ari imyirongi ariko ni mbese ubwo abigisha ibintu bya abigisha kuririmba. Ngo nagira ngo mbone n'usuhuze popo hariya mu ishuri ryari ishuri ryo ku Nyundo, ubu ngubu riri Muhanga, ngira ngo hariya bahoze bita Gitarama, ishuri ryigisha kuririmba no kuvuza inanga n'iki byose. Ni ishuri rikomeye cyane, big up brother. Urumva ni ishuri rikomeye cyane kuko bigiramo nyine kuzasingiza, gusingiza Imana. Burya baravuga ngo Imana iba mu bisingizo, Imana iba mu bisingizo, kandi gusingiza buri gihe hazamo indirimbo. Gusingiza n'indirimbo ni umudiho, ni inanga, ni nguko gusingiza. Gusingiza ntabwo wicara ngo uhumirize wumve umunwa, oya. Hari naho bavuga ndetse no abigisha iyobokamana barabizi ngo duhe arya ibingi bita sacrifice, ni umuntu yabyita ngo iki mu Kinyarwanda ni nk'ibitambo. Igitambo cy'ururimi giturutse ku minwa yacu, ni kuvuga ni ibisingizo, nibyo babashaka kuvuga, guha ibisingizo Imana, gutambira Imana. Kwigitamba Imana ntabwo ari amaraso nka byindi bya kera, ngo kwiririmbira. Ubwo rero ishuri ryigisha kuririmba mu Rwanda, mise big up brother. Nutumvaga akamaro k'iryo shuri muri iki kiganiro abyumve, kandi azagushimire anagushyigikire, kubera gusingiza. Iyo urebye muri iryo jambo gusingiza, ibisingizo, gusingiza harimo muri hangana hano hari urusaku
hari urusaku uyu munsi ikiganiro nikiza mu rusaku rwinshi ntabwo muri hangana kuko bijya bibaho. Hari amamodoka imihanda ubu ngubu iri ahantu hose ntabwo ndi muri studio ndahantu urusaku rw'imodoka rushobora kugera. Gusingiza ndumva mu biganiro nagiye mbagezeho mu gihe cyashize, hari ikintu twakomojeho cyo bita igicumbi cy'izina. Igicumbi cy'izina. Igicumbi cy'izina ni ka gapande kaba mu ijambo katajya gahinduka na gatoya. Ubwo rero iyo tuvuze gusingiza cyangwa ibisingizo, ndetse hari n'abantu bita gasingizwa, ahubwo mfite na mushiki wanjye yitwa Gasingizwa, kandi yirirwa asingiza Imana kubera ko ni umubikira, ni umusista. Imana imukomereze mu murimo yamuhaye. Yitwa Gasingizwa. Murumva muri ayo magambo ibisingizo, gusingiza n'iryo zina mbabwiye, harimo ibintu bita sing, gusingiza, ibisingizo. Ndetse iyo witonze harimo no gusingizwa. Iyo ni inshinga. Ni ukuvuga ngo hari inshinga, kandi twasanze ko ibisingizo ahanini ni ukuvuga 99% ibisingizo harimo kuririmba. Mwebwe mwiga indimi z'icyongereza, kuririmba babyita ngo iki mu cyongereza? To sing. S-I-N-G. Gusingiza, to sing. None se ubwo ayo magambo ndayahimbye cyangwa ni amagambo ariho? Gusingiza, to sing. Umuntu avuga ngo umusingize uhita ukora mu muhogo ukamuririmbira, ukamuha ibisingizo. Bishobora kuza ari mu buryo bwawe bumeze nko gukoma mu mashyi, ariko uko byagenda kose bigomba kuvugwa. Ibisingizo urabivuga, iminwa igakomangana, lips, ibyo bita lips, iminwa. Ibisingizo, to sing, ni ijambo ry'icyongereza. Ibisingizo ni ijambo ry'ikinyarwanda. Sinzi niba rero Musinga, izina Musinga, sinzi niba aricyo nabyo bishaka kuvuga. Icyakora jyewe umbajije mu cyongereza icyo nkora cyangwa se icyo ndicyo, what I am, nakubwira I'm singer.
ubwo ndagira ngo umunyarwanda byumvise ukundi yavuga Musinga. Sinzi niba abavandimwe bacu bo muri wa muryango w'Abasinga, sinzi niba ari abaririmbyi, wenda akaba ariho bikomoka. Iyo ngibyo ubushakashatsi mu by'indimi bazatubwire niba Abasinga ari abantu batangaga ibisingizo, bari abaririmbyi, niba ntabwo mbizi. Icyo nzi cyo nuko ngewe icyo mbona cyo nuko mbona iryo jambo to sing mu Cyongereza bijya gusa no gusingiza byacu mu Kinyarwanda. Nkibaza ahubwo waba bizi yambwira iki gihe iryo jambo gusingiza ryaziye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, niba ryaraje mbere yuko abazungu baza mu Rwanda, cyangwa se niba ryarabagaho na kera umuntu twarasingizaga abami bacu igihe abitwaga abazungu bataraza mu gihugu cyacu. Kubera ko gusingiza na to sing wavuga uti ntawe bihuriye, nta nubwo bivugwa kimwe, ariko gendaza kukubwira ko ufashe iriya nshinga to sing yo mu Cyongereza ukayitondagura muri ngenga ya gatatu y'ubuke y'indagihe, icyo bita indagihe indicative, kugira ngo biba he sings. Urumva sings mu Cyongereza no gusingiza, kuko burya hari n'ikintu bita iyo mu ijambo burya hari aho utsindagira, hari naho ugabanya icyo nakwita umurego cyangwa uburemere bw'ijwi. Nicyo gitumye hazajyaho icyo bita rimwe na rimwe amasaku mu magambo. Gusingiza, kuvuga ngo sing hahandi icyo bita kugira ngo ngiye wabigize ko Imana imbabarire no kwishyira hejuru, cya gicumbi cy'izina baratsindagira inyuguti ibanziriza igicumbi. naho ririya jambo prefix ngira ngo ituma itangirira inshinga gu cyangwa ku, kuba, kuba, gusingiza. Nukuvuga ngo ryo ho bashyiraho nk'umwijambo ntashanushyiraho nugabanya uburemere bwijwe kugira ngo noneho cya gicumbi cy'ijambo cyangwa cy'izina ari ryo rivugwa cyane. Gusingiza, sing. Nukuvuga ngo waba yumva ayo magambo mvuze adafite aho ahuriye, to sing mu Cyongereza no gusingiza mu Kinyarwanda, yazambwira nyamuna kubivuga cyangwa se niba yumva wenda ari ibintu bidafite aho bihuriye akabivuga, niba se yaba yumva bifite aho bihuriye hari icyo yakongeraho akabyongeraho, kubera ko ahangaha turi muri ya spirit y'u Rwanda iba no mu Kinyarwanda. Hari uwabyumva akavuga ati uyu muntu umenya wenda yarabuze ibyo akora, ariko ndakubwiza ukuri ko ufite ibintu byinshi byo gukora, uretse ko nta kintu nakora gifite akamaro kurusha gukunda u Rwanda. Ibyo nakora byose nakwirirwa ndirimba abanyamahanga, nakwirirwa nkubura imihanda yo mu mahanga, nakwirirwa se mu biro sinzi byose, ariko igihe naba ndi umunyarwanda umutima wanjye utari mu Rwanda, utagize icyo wubakaho wubakira u Rwanda, ugezaho ku Rwanda, icyo gihe ibyo naba nkora byose byaba ari imfa gusa. Nicyo gitumye rero si ukubura ibyo nkora, ahubwo ni uha agaciro
umuco wacu, guha agaciro igihugu, guhuza igihugu cyanjye cy'u Rwanda cyacu ku mutima, kugira ngo nyine iyo mbivuga nk'ubu ngubu nzi ko nigeze kubikomozaho, hari igihe kizagera dukore bene bya bitabo mu gifaransa babyita mu za dictionnaire, ibitabo binini bikubiyemo amagambo yose y'ururimi, ugasanga rero hari n'ibyo bagira bagashaka kumenya aho ijambo iri ryaba rikomoka. Ni ibingibi nibereyemo, nibyo ndimo, kandi bizagirira n'akamaro. Nge numva ko aya magambo nk'aya ngaya bigira umuntu amaze kumva ijambo n'inkomoko yaryo, kurifata mu mutwe biramworohera cyane kuruta ko umuntu yaza akakubitaho ijambo ry'Igishinwa utazi aho bikomoka n'ibiki byose. Ubu ngubu wakubwira ijambo ry'Icyongereza agasanga iryo cyo witeguye neza, ugasanga rya jambo ry'Icyongereza no mu Kinyarwanda ryaba ririmo, byakorohera kurikoresha kuruta ko bagukubitaho ijambo ritagize nawe rihuriye n'ibitekerezo byawe cyangwa se n'ururimi rwawe cyangwa se n'igihugu cyawe. Urumva naho ngaho ngewe ngeze. Ariko mbere yo kurangiza kino kiganiro nagira ngo nongere nshimire by'umwihariko abaririmbyi, all the singers, abaririmbyi bose, uretse abaririmba bene bya bindi hari abaririmba ibintu wumva nawe ahubwo u Rwanda rudakeneye. By the way, hari ibintu u Rwanda rudakeneye, ntabwo biba ari ukuririmba, kuko niba kuririmba twasanze harimo gusingiza, ako nagaciyemo. Niba kuririmba munyemereye bikaba bifitanye isano, mu kuvuga to sing, bifitanye isano n'inshinga iyo mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda gusingiza, abaririmba bya bindi ntabwo baba barimo kuririmba, ntabwo baba barimo gusingiza, ntabwo baba barimo kuririmba. Ubwo ibyo bintu twazabishakira irindi jambo tubihereza. Ugafata umuntu akaza akajya hariya kuri stage akiyamburamo imyenda akakwereka inyuma he, yarangiza akavuga amagambo ntazi uko avuga, nariza ngo ndaririmba. Ubwo ngubu twebwe se tuba dukora kino n'icyo gihe ngo gusa barimo gusingiza cyangwa barimo gutukana. Niwe kuvuga gukoronga ni byiza cyane, nabyo tuzabigarukaho nimubishaka. Abarimo gutukana, umuntu utukana se cyangwa usebanya cyangwa uyiririmba, gusa barimo gusingiza. Ibyo ntibikabeho. Ni ukuvuga ngo twari dukwiriye guhuza umwuga wacu wo kuririmba n'icyo kuririmba bivuga. Koko kuririmba ni to sing, kuririmba ni ugusingiza, tubyite gutyo. Hanyuma rero tuvuge ibintu bishimishije bisingiza, noneho ntitujye gutatira ururimi. Gutatira ururimi ni ugutatira umuco. Gutatira umuco ni ugutatira igihugu. Gutatira igihugu ubwo ugitanze nyine ugise amaboko y'abandi, yaba abatindi batagira umutima. Ubwo rero umwami Musinga yarakara.